umva nkubwire wowe nkurikiye, ufite umugisha wawe, ahubwo nagusaba kumvira Imana. Niwumvira Imana, aya masoko y'umugisha azabomoka, aya masoko y'umugisha azafunguka. Ni ukuri nkurahiye ukuri, numara kumenya ko uri isoko y'umugisha, ukamara kumvira Imana, Imana ikagenda iguhishura ugakurikiza zino kondisiyo, nta muntu n'umwe uzongera umva. Abantu bazajya bakurwanya ariko wowe nawe uzarwanya. Wowe ni wowe uzi neza ko wavuganye n'iki n'Imana, ni nawe uzi neza icyo ushaka. Ntabwo ukwiye gucika intege. Ibanga ni ukutemera gutsindwa. Iyo uzi icyo ushaka niwemera gutsindwa, rwana nacyo paka ukigezeho. Utahagurutse ngo ugende, uwo mugisha nawe uzabona, kuko nta mugisha nuza gusoma, nta mugisha w'abantu baryamye uhari. Ni umugisha wo guhaguruka ukagenda, ukajya aho bibera. Ugomba kujya aho bibera. Hari igihe tujya tubabwira ngo jya aho bibera ukagira ngo ni komedi. Ntabwo ari komedi, ni ibyanditswe. Ugomba kujya aho bibera, ntabwo ari umugisha wo kuryama ngo ndaryamye ngo Imana yavuganye nanjye. Oya, ugomba kujya aho bibera. Urahaguruka utereka agatebe hafi y'ibyo yavuze. Uwo ni umugisha nyine aho bibera. Iyo uhagurutse ukagenda uhura n'umuntu mwiganye akaguha amakuru, cyambere ni amakuru, kuko ahantu utuye ntabwo bose bahazi. Hari n'igihe urimo ugenda mu muhanda urimo ujya aho bibera, ugahura n'umuntu mu modoka mwiganye akavuga ati narakubuze, harya ko twize bimwe uburi ufite akazi ati nako, kahita akubwira ati sha dufite umwanya mu kazi ngwino ujye gukora, ariko ikibazo uraryamye, urabyuka ujya muri filime. Gasobanura Jya aho bibera, soma ibitangazamakuru, jya kuri interineti, shakisha, zunguza umutwe wawe. Igirana n'abantu bafite amakuru yaho bibera. Amakuru afitwe n'abantu. Soma. no mu byo ugerageza gukora byose, No mu byo kugerageza niyo mpamvu kurobanura akazi mu mishinga uri kutangira, gerageza byose ko kino kintu gishoboka. Kare. Umugisha Oya, byose uragerageza. Iyo umuntu ataramenya ko ari umunyamugisha, niyo umuntu ataramenya ko afite umugisha, ajya kurwanira umugisha w'abandi. Ikaze mwese mukurikira ibiganiro bya Rev Prophet Ernest Nyirindekwe, mwese mukurikira amateraniro ndetse n'ibindi bitandukanye binyura hano, ariko byose bigamije kugira ngo birusheho guhindura umuntu w'imbere, kugira ngo turusheho gusa n'Imana, tuyimenye ndetse tunasobanukirwe byinshi. Uyu munsi twongeye kugaruka mu kindi kiganiro nk'uko twabibasezeranije mu kiganiro cy'ubushize, tunabashimira abantu bagikurikiye. Twabonye rwose mwari mubinyotewe cyane, comments zanyu twarazibonye ni nyinshi, ntago nazisoma zose ngo nzirangize, gusa twabibonye ko mwafashijwe. Hari akantu kakomeje kagaruka, navuga ati rwose niwaba uri umusiribateri ngo uvuga ati ndajyana abana ku ishuri, ibibazo by'abana byabaye ibibazo ko abari kuba ko buri muntu ageragezwa n'urwego agezeho. Ikintu cyarafashe kandi baragisiganye cyane, ariko turabibutsa ko twari turi kuva ku masoko 12 y'umugisha. Isoko ya mbere twari twavuze ko ari ukwizera Kristo, kariho byose bihera. Uyu munsi n'abatindiye turi buze kuvuga ku isoko ya kabiri, niyo turi buze kuganiraho. Ndakurarikira gutangira ikiganiro ariko ukanagisoza, kuko aba ari ibintu byinshi uri buze kungukiramo iyo ukigarukirije hagati. Ntabwo ubu twaye package cyangwa se ntabwo byose uba ubitwaye ko wagomba kubitwara. Prophet, twongeye kwakira. Urakoze cyane Dr. Bob. Kwakira iwawe. Nyemero utagiye risengesho, Imana y'umugisha. Tugushyize hejuru nyiri cyubahiro, turagushimiye ko ari we waturinze uyu munsi tukaba turi amahoro, izina rye nirihabwe icyubahiro. Kandi tugushimira no kubw'aba bantu bose bagiye gukurikira kino kiganiro, ko ari wabashoboje ukabaha umwuka, kuko uri Imana y'abazima n'uri Imana y'abapfuye. Turagushimira ko turiho, kuko iyo umuntu ariho aba ari umukandida w'ibyiza. Izina rye nirihabwe icyubahiro. Tuguhaye ikaze muri iki kiganiro, ndetse n'abagiye kugitega amatwi n'abagiye kukireba, ubuzima bwabo buhinduke. Urakoze kubikoreye kuyubahisha, mu izina rya Yesu, amen. Prophet, abantu ashobora kuba dukurikiye ariko bakunye ari ubwa mbere cyangwa kurikira ari ubwa mbere, cyane ko muri iyi minsi ubutumwa mutanga ku mbuga nkoranyambaga buri gukurikirwa n'abantu benshi,
kuri za TikTok, kuri za Instagram, kuri za Facebook, za X, izo mbuga zose abantu bari kubukurikira kandi ubona ko buri kubafasha. Hari igihe rero yaba yavuyeyo aje gukurikira kuri YouTube uyu munsi ariko ataramenya amazina yanyu cyangwa se n'ibintu, nubwo hari ibyo nagiye mvuga ariko munyemerere rwose simbuwahutse mwebwira abantu badukurikiye kuri Prophet Ernest Nyirindekwe. Imana ibahe umugisha. Amazina nk'uko mubibona byanditse nitwa Revera Prophet Ernest Nyirindekwe. Ikindi ndi umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Mvuga ubutumwa bwiza. Amen. Niwo murimo nkunda cyane. Amen. Imana ibahe umugisha. Amen. Ukaba n'umuhanuzi nk'uko babyumva nyine. Uyu munsi nk'uko namaze kubibwira abantu tugiye kuganira tugiye kumenya ikiganiro kigaragara ku masoko y'imigisha. Uyu munsi turibwiye ku isoko ya kabiri cyangwa se muri zone ku isoko ya kabiri y'umugisha. Nyemerera ntajya n'icyo kibaza ngo isoko ya kabiri y'umugisha ni iyihe, kubera icyo ubundi amasoko ari 12 kukira soko imwe yonyine idahagije kutwumvisha, yari ifite imbaraga zikomeye, yari ikubiyemo byose. Ko iyo soko iyo umuntu abonye umugisha wo kumenya Kristo nta mubabaro uza nyuma yaho. Ni byinshi twabonye, kubera icyo ubundi aya masoko agomba ari 12 kuko atari isoko imwe yonyine ngo we birarangiye. Tetabo uvuze ijambo rikomeye ngo kuki amasoko ari 12, ahubwo niba yakunda tuzayongera. Ni menshi. Yesu ni mugari. Yesu ni mugari. Yagiye yiyereka abantu mu byiciro. Arabo yiyerekeye ku nyanja ya Tiberiya, arabo yiyerekeye Yerusalemu, yiyerekera abantu mu buryo bugiye butandukanye, kandi umuntu wese avuga Yesu bijyanye n'uburyo yamubonye. Bibiliya iravuga ngo dukurwa mu bwiza twinjizwa mu bundi. Bibiliya igenda ivuga ngo Yesu wa 3:7 ngo uyu munsi ndatangira kugukuza mu maso y'Abisiraheli bose, ngo kugira ngo bamenye ko ndi kumwe nawe nk'uko nabanaga na Mose. Yesu wa 4:14 ngo uwo munsi Uwiteka akuza Yesuwa, ngo Abisiraheli baramwemera, ngo baramwubaha, ngo mu minsi yose yaramye, ngo nk'uko bubahaga Mose. So igitumye mvuga ibi rero, nawe ntabwo wakwambara uwo mwambaro wonyine ngo wumve ko unyuze. Niyo mpamvu rero gukura mu mwuka bisaba ngo ugende urushaho kugenda wiga inyigisho mu maseri. Gake, 1, 2, 3 kandi ukagenda uzamuka ni kurushaho kugenda ukura. Niho Pawulo yandikiye Abakorinto aravuga ngo nyiri umwana nibwiraga nk'umwana muto ngatekereza nk'umwana muto. Ubu uyu munsi turimo turavuga imigisha y'imbere mu mwuka, ariko ejo iyi migisha tuzayisohora. None utangira ubona imbuto z'umugisha. Ni imbuto, sibyo? Kuko hari igihe rimwe na rimwe umuntu abona inzu akabona imodoka akagira ngo ni umugisha. Ziriya ni imbuto z'umugisha, ariko umugisha nyamukuru ukomeye kurusha indi ni ukwakira Yesu Kristo mwami n'umukiza, cyangwa se gutunga Imana muri wowe. Uwo ni wo mugisha ukomeye kurusha indi yose. Rero nibwo mu bindi biganiro biri bukurikiraho noneho turaza gusohoka umugisha wamaze gusohoka. Cyajya abantu kuvuga ngo kuko abantu benshi ntabwo bakunda kwemezwa n'ibyo bumva, bemezwa n'ibyo babona. Rero izo mbuto tuzazisohora. Niyo mpamvu na misi yazanye mu isi Yesu ntabwo ari ugutanga imitsima, so gutanga imigati, so gutanga amafi. Oya, yaje kuduha ubugingo buhoraho. Ariko yajyaga abwiriza ubutumwa, igihe kikanagira akagaburo. Hari abantu batazaga baje kumva ijambo. Hari n'umunsi bari bamukubise bavuga ati ariko noneho uyu munsi koko nta migati yatanze. Uwo munsi yarabwirije, bari baje biteguye kwakira imigati, uwo munsi ntiyayitanga. Arangije aravuga ngo, abwira ba Petero ngo mbese namwe muragiye. Petero avuga ngo twakuvaho tukajya, kari wowe ufite amagambo meza y'ubugingo. Urumva aba ni abantu bamaze kugira ku gihagararo cya Kristo, bazamutse bageze kuri batangiye kuguma kuri Yesu kubw'ijambo. Amen. Haleluya. Batangiye kuguma Yesu kubw'ijambo, kuguma kuri Yesu kubw'ijambo gusa. Avuga ati okay, kuvuga ko nyine biratonyuza, ariko noneho hari n'abandi afata abanje kugira igitangaza bakorera. Ibyo akagukiriza indwara, akagukiriza umurwayi wari urwaye.
uyu mugabo ndamuguma. Uribuka akiza nyirabukwe wa Petero indwara y'ubuganga, na n'ubugingo n'ubu iyo nzu yamukirijemo iracyahari, iri hafi n'inyanja y'Igalilaya, iyo wageze barayikwereka. So uyu munsi rombashije isoko ya kabiri. Uyu munsi ibyo ngushubije sinzi niba bikunyuze. Oya, biranyuze. Abantu bumve ko impamvu amasoko 2, 3, 4, 6 ari ukugira ngo dukure tugere kuri cya kigero cya Kristo, nkuko ijambo ry'Imana ryo ribidusaba mu rwandiko Paul yandikiye Abanyefilipi. Reka dutangirane n'isoko ya kabiri nkuko nagumye mbibwira abantu. Isoko ya kabiri uyu munsi ni iyihe tugiye kwigaho, ibindi bibazo byo biri buzemo nyuma kugira ngo abantu bashore kurushaho gusobanukirwa. Amen. Imana iguha umugisha mwinshi cyane. Mbere yuko tuvuga isoko ya kabiri, ubundi hari imigisha ikomeye kugira ngo bashe no kwinjira muri iyo soko ya kabiri. Twavuze umugisha wo kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza. Ariko buke ijambo Imana yabwiye Aburahamu, ubundi hari icyo babanza kuvuga ngo banza uve. Yego. Haleluya. Va. Sibyo? Siga. Yego. Jya. Urumva kakana? Hakurikiyeho ngo nza. Sibyo? Va mu gihugu cyanyu, usige ujye. Itangiriro 12. Ni ukuvuga ngo hari ukuva, hari ugusiga, hari abavayo ariko ntibasiga. Yego. Urumva iki kintu uko ngiye kuvuga isoko ya kabiri? Hari abavayo ariko ntibasiga. Sibyo? Hari abavayo ariko ntibasiga. So tugiye kuvuga rero isoko ya kabiri y'umugisha ni ukumvira Imana. Kumvira Imana, ushobora kwakira Yesu ariko hakaza indi soko ya kabiri yitwa kumvira Imana. Reka tubisome. Turasoma igitabo cy'Itangiriro ibice bya 22 umurongo waho wa 18. Katuhasome. Haravuga ngo kandi mu rubyaro rwawe nimo amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha, kuko wanyumviye. Kuko wagize ute? Kuko wanyumviye. Kuko wanyumviye. Urumva kakana? Kuko wanyumviye, amahanga yose yo mu isi muri wowe niyo azahererwa umugisha. Kuko wagize ute? Wanyumviye. Ihame ni ukugira gute? Kumvira. Ihame ni ukumvira. Kumvira Imana. Ndashaka ejo bundi twatandukanye amahirwe twayatandukanyije n'umugisha. Uyu munsi tugiye gutandukanya kumva no kumvira. Ndashaka kunyumva. Uyu munsi turashaka gutandukanya kumva no kumvira. Sibyo? Ibi wabasha kubitandukanya? Yego. Mbwira gato numve. Ngo kumva niyo waba uri mu muhanda, kafata urugero rw'umuntu uri mu muhanda. Uri mu muhanda n'urugero wenda nko guca muri zebra cross, twese turayizi. Ukaba nk'uyitindamo wenda imodoka yari akakuvugiriza amahoni. Ngo twese tuyizi, harimo batariga amategeko y'umuhanda. Tuvuga umuntu uri kwambukiranya umuhanda wese, aho yaba yambukiranije hose, imodoka ikaza kuvuza ihoni imubwira ati va mu muhanda, yabyumvise ko yavugije amahoni. Iyo sanse yo kumva iri gukora biologically, ari kumva. Ariko no kumvira biriho igihe ari bwumvire wa muntu uri kumvugiriza amahoni, akava muri wa muhanda agahunga kagenda ku buryo batamugongera aho ngaho. Iyagumyemo baramu ariko yumvise. Ariko niyumvise. Good. Rero ari abantu benshi bumva ariko nibumvire. Kumvira ni iki? Ni ugushyira mu bikorwa ibyo wabwiwe n'uwa ego cyo wumvise. Sabyo gushyira mu bikorwa icyo wumvise. Urugero, ngiye kuguhamagara, Bob, nyitaba. Karame. Ubwo ni wanyumvise ra? Ngwino hano, nyihorera nuzi. Wumvise? Ariko niwagize ute? Sinumviye. Yumvi. Uyu rero ni umuntu wumva ariko niyumvire. Wanyumvise? Ni ukuvuga ngo
ubu hari umugisha ngo ufite, ariko uyu mugisha ndawuguha ari uko wageze gute, nakumviye, wanyumviye. Ntabwo ndi buwuguhe kuko wanyumvise, oya, ahubwo ndawuguha kuko wanyumviye. Dr. Bob, ngwino urimo uranyumva, ariko ntabwo urimo ukora ibyo nguze. Kugira ngo uno mugisha nkuguhe nuko ndi buguhamagare ukarenga kunyitaba ukagera ku rwego rwo kuza. Urabizi nicyo bita kumva ukanumvira. Abrahamu ntabwo ari bwakira uriya mugisha, iyo aza kumva ariko niyumvire, ashidikanya akabanza kwicisha mu zindi nzira. Imana namubwiye ngo va mu gihugu cyane usiga inzu ya so ujye mu gihugu nzakwereka, nzaguhindura ubwoko bukomeye. None umva ukuntu Bibiliya ivuze, iravuze ngo kandi mu rubyaro rwawe niho imiryango yo mu isi izahererwa umugisha kuko wanyumviye. Urumva icyo kintu? Kuko wagize uti kuko wanyumviye. Uwo ni Aburahamu wabibwirwaga, kuko wanyumviye. Kumva no kumvira biratandukanye. Hari umugisha uzanwa no kumvira Imana. Basi uzi ko uyu Aburahamu abwirwa kuva, abwirwa kugenda, hari undi muntu bari kumwe witwaga Loti, niba mbyibuka neza. Yego. Uyu muntu we ntiyumviye, nicyo gisobanuro cyiza, kuko yageze imbere atangira kureba inyuma y'ibyo asize n'iki byose, yasiga wavugaga. Hari amakosa dukorera mu rugendo, ariko twaza kuyafatira imyanzuro bizaza mu masoko y'umugisha. Twaza kuyafatira imyanzuro Imana ikayatubabarira ikaduha umugisha. Soma Itangiriro 13 umurongo wa 14. Urumva baragendanye bagarukiye mu bice 13. Hira ku murongo wa 14 wumve. Ariko iki gice dusomye ni 22. Aha yari yaramaze gutandukana nabo. Yego. Loti amaze gutandukana na Aburahamu. Amaze kugira gutandukana. Baracyari kumwe? Wapi? Barahagurukanye ariko ntibakomezanyije. Nega amatwi. Barahagurukanye ariko ntibakomezanyije. Kuko nuza gusoma icyo gice iravuga ngo he kuba intonganya hagati yacu. Hitamo, nuhitamo ibumoso ndaherera iburyo, nuhitamo iburyo ndaherera ibumoso. Uzi icyo bisobanuye? Arimo arashaka kuvuga ngo jye sifite ubwoba bw'umugisha, jye narahamagawe. Kuko umuntu wahamagawe n'Imana wamaze gusobanukirwa umugisha, ntabwo afite ikibazo cy'umugisha, kuko umugisha nurahari, umugisha uri muri we. Kuko umugisha ntabwo bahana, umugisha uba ku muntu. Umuntu wese wahamagawe n'Imana hari umugisha afite. Usoma Itangiriro 20, usoma Itangiriro 49 umurongo wa 28. Bibiliya iravuga ngo Yakobo ahesha abana b'umugisha, ngo buri mwana wamuhesha umugisha we. Mu yandi magambo, umuntu wese afite umugisha we. Dr. Bobo, numara gusobanukirwa ko ufite umugisha wawe, ntabwo uzongera kugira ishyari, uretse ko ntaryo ugira. Oya ntari. Numara kumenya ko ufite umugisha wawe, uzongera kurwanira umugisha w'abandi, uzakora nkawe, ukora icyo waremewe, Imana iguha umugisha. Iyo umuntu ataramenya ko ari umunyamugisha, niyo umuntu ataramenya ko afite umugisha, ajya kurwanira umugisha w'abandi, ahora sahinda. Nicyo cyagiye nashaka ko niyo ntebe yawe nyitembagaza. Mu Kinyarwanda bavuga ngo gusahinda, akukuma ashaka reka nkubwire. Umva, iyo ntebe yawe ninyibirindura n'ubundi sizayicaraho, ni yawe. Umuntu wese usome Yeremiya igice cya 1 umurongo wa 4 n'uwa 5, ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, nakumenye narakurema mu nda ya nyoko, nakwejeje utaravuka, nagushyiriyeho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Mu yandi magambo, ibyo uzakora Imana yabigukoresheje mbere y'uko baho. Wowe icyo urimo ukora urimo urashyira mu bikorwa, ariko mu bitekerezo by'Imana ibyo uzakora warabikoze. Niyo mpamvu cyangwa ivuga ngo mvango reganga ibi bintu, oya, turimo turakora icyo twaremewe. Efeso 2:10. Kuko turi abantu Imana yaremye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, ntabwo bayeho kubw'impanuka. Mu bitekerezo by'Imana wari uriho. Haleluya. Ubu rero iyo urimo ukora, ubu urimo ushyira mu bikorwa icyo waremewe, uri kumvira, ubu urimo wumvira, urimo urumvira nyine. Iyo wumviye
uba urimo usohoza umugambi w'Imana. Iyo utumviye urimo urikerereza. Rero numara kubisobanukirwa ko ufite umugisha wawe, ntabwo uzongera kugira urwana na Isayi. Isayi ngo ko nduza akunzwe cyane, igihe nkaba nakunzwe n'isoko ye. Ufite uwawe nawe, afite icyo akunde nawe ufite icyo ukunde, afite icyo wasigiye nawe ufite icyo wasigiye. Ngo mva ugasanga umuntu araye ijoro arwanya umuntu kweri. Ugasanga umuntu araye ijoro araye kuri telefone akabura kuryama, ngagira umwanya munini cyane wo kuruka ngatekereze icyo azakorera. kandi bibaho ngo kana kaguze inkweto afite umugisha we ngo yabonye akazi, gira umwanya wo gutegura kawe. Biriya ni umwuka w'ishyari. Reka nkubwire, Kahini na Abeli amaze kwica Abeli, ntabwo ibyari ibya Abeli byabaye ibya Kahini, ahubwo se ntiyahise abona umuvumo. yahise abona umuvumo nyine. Kandi burya Bibiliya Imana iravuga ngo mbese nukora ibyiza wowe ntabwo uzemerwa. Nukora ibyiza, usoma Itangira igice cya 4, nukora ibyiza we ntabwo uzemerwa. Umva nkubwire wowe nkurikiye, ufite umugisha wawe, ahubwo nagusaba kumvira Imana. Niwumvira Imana, aya masoko y'umugisha azabomoka, aya masoko y'umugisha azafunguka. Nukuri nkurahiye ukuri, numara kumenya ko uri isoko y'umugisha, ukamara kumvira Imana, Imana ikagenda iguhishura ugakurikiza zino kondisiyo, nta muntu n'umwe uzongera umva. Abantu bazajya bakurwanya ariko we nawe uzarwanya. Abakurwanya ni abatarisobanukirwa. Uzaba umutwe ntuzaba umuntu. Reka nze tubigereho. Umva, nta muntu uzongera kurwana nawe. Teka reka uzaba ubizi ko icyo waremewe gukora ari cyo ugomba gukora. Kuko rimwe na rimwe hari n'igihe abantu bagutera utuntu bagira ngo urangare kugira ngo udakora icyo waremewe. Ariko umuntu uzi yajya nakebuka, kuko uzi icyo ashaka nafata icyo abonye. Uzi icyo ashaka nafata icyo abonye, uzi yajya nakebuka. Iyi ndege ihagurutse Kigali igiye Bruxelles, ntabwo igihaga ntabwo ivuga ngo urumva ngo ndahagarara no muri Kenya, hoya kereka iyo byari biri muri gahunda. Uhagurutse na Esen Brussels werekeje Bruxelles, niba iri buce Entebbe ubwira hagarara Entebbe, irahaguruka Entebbe yerekeza Bruxelles. Niba iri buhaguruka ikavuga nuko nyine gahunda nuko iteye. Ntabwo iri buhagarara ngo ivuga ngo ngo urumva ngo ndahagarara na nuza, oya izahijya. Sibyo? Ariko noneho iyo umuntu atazi icyo ashaka afata icyo abonye. N'umusifu yarahagarara, niyo yumvise ibisakuza ajya kwisobanura. Urisobanura iki? Ntabwo uzahujya. Ngo bamvuze ngo reka mbanze nkwereke, reka nuramenye iyo ujya. Ngo mva we, ngo twe nituvugirwamo ngo buretse gato, ngo bahagaritse, ngo mutaba uhagaze gato. Ngo bahagaze gato sha mubanze mubyeyi. Ntabwo uziyujya, uzi icyo ashaka nafata icyo abonye. Yakobo yarakoze yashakaga Rasheli, bamuhareye aravuga ati oya, uyu ntabwo ari we nasabye. Ati kubera igize, ati uyu si we nasabye, ndashaka Rasheli. Uretse ngo ntabwo dushyingira umutoya umukuru ahari. Aravuga ati okay, ikiguzi cyose bisaba, ikiguzi ni iki ndagitanga. Tinukongera ugakora, avuga ati nta kibazo, nditeguye, mfite amaboko, mfite n'ibitekerezo, bakangeze ku cyo shaka. Abantu bamwe batazi icyo bashaka, bafata icyo babonye. basi ikintu abakristo ariko turakibuze. Nuko utisobanukirwa, nuko utisobanukirwa. Umunsi wamaze kwisobanukirwa ntabwo uzongera gufata icyo ubonye. Usabwa kwisobanukirwa, ukamenya icyo waremewe, ukagisobanukirwa. Ese buriya pasi tukiri hano tutari twakomeza, hari nk'ibimenyetso cyo nk'ibintu byakereka umuntu yuko yayobeye mu kintu kitamufitiye umumaro, cyangwa se mu kintu runaka, nk'uko turi kuvuga ngo uzi icyo ashaka ntafata icyo abonye. Uwo muntu noneho wayobye cyangwa se wahushije agafata icyo abonye, cyangwa umuntu utaramenya icyo ashaka nyirizina. Waretse pointe tukazayiza, kuko urumva ahantu urimo njyana turi ku masoko y'umugisha. Ubwo urumva uragira ngo njye gusobanura ahantu, kandi ahantu ubwo ni ukuvuga ntidukenera igihe cyo kuganira ibi, kandi turi muri ya masoko, kuko tuzagira isoko y'ibitekerezo. Imigani 23 aho bibera ni mu bitekerezo. Ibi abantu bayobye tuzabagarura, tubaho umurongo ariko dukoresheje Bibiliya, ijambo ry'Imana, kuko turi muri gospel.
tugomba kubaha ijambo ry'Imana, kuko ibyo tubasi ibitekerezo byacu, turabaha ibyahumetswe n'Imana. Ibyahumetswe n'Imana rero nibyo bitwereka inzira, kuko Yesu yaravuze ngo ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, nawe ujya kwa data atari jyewe umujyana. Rero abangaba barimo bakora, nibabona umusaruro mu byo bakora, nuko barimo bakorera ku musozi utari uwabo. Abo rero tuzabagarura. Yosefu yarafunzwe yitwaga Karosi. Wabyumvise? Afungwa azira inzozi. Ni inzozi burya yaziraga, kuko yanze gusambana, yari azi icyo ashaka. Ntabwo bizi se? Yararose barazirwanya, baramugurisha. Yakobo ajya ku kiriyo cy'ikanzu cy'umwana w'ihene bishe, azi ko umwana yapfuye. Bishe inyamaswa, baramushyiriye ati jya ku kiriyo umwana wawe yapfuye. Aravuga ati reka. Yakobo aravuga ati okay, nutitekereza nawe uzagutekerereza. Ugomba kugira ku rwego ungana n'ibyo watekereje. Icya mbere cyo, izo nzozi Yakobo yari azizi, ni wowe ugomba kumenya inzozi zawe. Ariko arangije ajya ku kiriyo, abizi inzozi yarotoye. Umwana wa Filipo yarotoreye umwana we, ariko arangije ajya he? Ajya ku kiriyo, aravuga ngo nzarinda njya mu nda y'isi, naribagirwa umuhungu wanjye Yosefu. Nese inzozi zapfuye? N'umuhanuzi ashobora kuguhanurira, ari umuhanuzi nawe bikageraho bimurenga, kavuga ati reka da, hejuru y'ibyo uhuye nabyo simbizi. Wowe ni wowe uzi neza ko wavuganye n'iki n'Imana, ni nawe uzi neza icyo ushaka. Ntabwo kwiye gucika intege. Ajya ku kiriyo ngo nzarinda njya mu nda y'isi. Arabizi, yarose inzozi, abona abo muyobozi w'abakuru be bamwikubita imbere. None se bamwikubise imbere zasohoye? Ntibirabaho. Ariko nawe nk'umuntu ahise acika intege, agiye ku kiriyo, yabonye ibimenyetso. bafite ikinyoma gifite ikimenyetso, bacitse ikinyoma gifite ikimenyetso. Ariko icyo kintu cyari gikomeye, yacitse. Ariko ntabwo ibimenyetso, ibinyoma bifite ibimenyetso ntabwo bikwiye inzozi z'ukuri. Luka igice cya mbere umurongo wa 45, umurongo wa 37 haravuga ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Luka igice cya mbere 45, kandi hahirwa uwizeye yuko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizasohora. Ntabwo ikinyoma gifite ikimenyetso gikuyeho inzozi. Inzozi z'ukuri zizasohora ku bantu bumviye Imana, barimo gushyira mu bikorwa umugambi w'Imana. Numva ko bigenze cyane. Birangiye agiye kwa Potifari, baramufunze. Nyuma yo gukora akazi k'ikiboyi, nyirabuja agashaka ko basambana. Yosefu atigenza icyo ashaka. Yosefu yari azi icyo ashaka, yanga gusambana. Nakubwiye ko umuntu uzi icyo ashaka adafata icyo abonye. Uramuka Potifari ashaka ko basambana, kandi gusambana nawe hari promosiyo yari abonye. Ariko ntabwo iriya promosiyo ivuye mu cyaha, naho yari ihuriye n'umugisha Imana yamuteguriye yo kuzaba minisita. Aravuga ati wowe yanze icyo ashaka, nararose. Umugisha ntabwo uri hano muri ino nzu kwa Potifari. Umugisha wanjye nuri mu cyaha, umugisha wanjye nuri mu busambanyi, umugisha wanjye nuri mu bujura, umugisha wanjye, haleluya, nuri mu kurwanya abandi. Umugisha wanjye uri mu nzozi zanjye, umugisha wanjye uri mu cyo naremewe, umugisha wanjye, haleluya, uri mu kumenya icyo shaka. Uri muri jye. Umugisha ntabwo bahana, uri mu muntu. Sicyo yakoze? Yakanzu yarayisize. Iyo yambitswe na se, yambuwe n'abakuru be. Iyo yambitswe na Potifari, yambuwe n'umugore we. Aravuga ati musigarane. Niba ari akazi kanyu nimugasigarane, aho kugira ngo nkore icyaha. Ariruka. Ubwo muka Potifari nawe asigaranye iki? Ikinyoma gifite iki? Ikimenyetso. Baramufunze, bamushyize muri gereza. Nyuma y'imyaka 10 yaje gufungurwa, agera ku cyo ashaka, kuko nasi yageze ku cyo ashaka. Yosefu avuka kuri nde? Kuri Rasheli. Rasheli yabonetse nyuma y'uko babanje kuriganya Yakobo. Yego. Ariko Yosefu nawe aza kuboneka avuye kuri nde? Kuri Rasheli. Nuko se wa Yosefu, Yakobo, atigeze acika intege. Yarazi icyo ashaka. Ibanga nuko utemera gutsindwa. Iyo uzi icyo ushaka ni wemera gutsindwa. Rwana nacyo paka ukigezeho. Nyuma yo gufungurwa se ntiyabaye minisita? Komeye cyane. Wabaye uti?
umva nshuti yanjye, urumva ntabwo umuntu uzi ikintu ashaka ntakebuka cyane. ntiyita ku bamusebeje. Nkunda abantu benshi cyane iyo yumvise umuntu yamushebeje ahita ajya kwisobanura. Pastor Mutesi yaravuze ngo iyo yisobanuye urisobanye. None se umuntu yakora iki? Uraceceka. Kandi ikimenyetso bari gutanga cyangwa ikintu bari gutanga n'ibimenyetso batanga, wowe ufite ukuri kwabyo wakajya ukavuga ati ngaya amajwi ngiyi video nguko byagenze. None se uri mu ntuza, uri mu bugenzacyaha cyangwa uri mu bushinjacyaha? Si amagambo. Niba uri mu bushinjacyaha mu bugenzacyaha genda usobanure. Ntabwo uri mu bushinjacyaha n'uri mu bugenzacyaha, si amagambo. Adafite iki? Nta bimenyetso bihari. Ni ibigeragezo. Kuki wisobanura mu bigeragezo? Uraceceka. Uko bije ari ibinyoma bizavaho nk'ibinyoma. Ikibazo nujya kwisobanura urashiduka utanze amakuru atari ngombwa. Bituma urangara utakaza iyo ujya. Yego. Biratuma urangara utakaze iyo ujya. Yakobo niyo yagiye kwisobanura yavuze ati ko mwamayeho nasabye. Ntabwo dushingira umukuru umutahari. Aravuga ati birasaba iki? Birasaba gukora ati mu makazi. Ese ugomba kureba ibintu bigufitiye iki? Inyungu. Bitagufitiye inyungu ntabwo ukwiye kwirirwa bijyamo. Pastor, tukiraho ubwo turi kuvuga ku kumvira, umugisha wo kumvira Imana. Umugisha wo kumvira namaze no kumenya umugisha wo kumvira. Ariko se turi buze gusoza tutavuze noneho ku ngaruka cyangwa se niba twabyita nk'umuvumo wo kutumvira. Kumva biragendana. Umugisha n'umuvumo birabangikanye. Ushaka tuvuge ku ngaruka ze? Wazambashije ingaruka nyuma ko turimo tuvuga ku mugisha. Rego urumva uri muramba turimo turavuga ku mugisha. Nushaka ko tuza kuvuga ku ngaruka bazabyandike muri comment. Bakeneye kumenya ingaruka nazo ziranditse. Mbasogongezaho gato. Ngiye kukwereka ibintu bizaba ni wumvira Imana. Ntega amatwi iyi video niba urimo yumva ukumva iki cyanditswe tugiye gusoma. Wihangana ucyumve. None uraje wumva ingaruka zo kutumvira Imana. Soma Gutegeka kwa 2:28. Wihangane aya magambo bayumve. Nukuri ndagusabye. Mi minota 10. Wihangane iyi minota uyumve. 28 hera ku murongo wa mbere. Nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, nuwo kwitondera amategeko yayo yose ngo utegetse uyu munsi, Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mu isi. Icyambere uzasumba amahanga yose yo mu isi. Uyu ni umugisha uvuye mu kumvira. Kabiri, kandi iyi migisha yose izakuzaho ikugereho. Kandi iyi migisha yose izakuzaho ikugereho. Niwumvira Uwiteka Imana ya. Tugende. Umva none umugisha rero. Umva biratangiye. Uzagirira umugisha mu mudugudu. Mu mudugudu ni he? Aho utuye. N'ahantu utuye. Uzawugirira no mu mirima. Mu mirima ni iki? Naho yawe ya buri munsi. Aho ukorera. Ubwo umugisha utakoza ntuzawubona. Ubwo dutangiye gusohoka kandi sinabishakaga. Ubwo twatangiye gusohoka. Umugisha watangiye gusohoka noneho tugiye gutangira gusarura. Kandi nashaka ko tuzabigira mu cyiciro gikurikiye ariko ntacyo. Niba byumve bumve twumve twese ikiza cyo kumvira. Uwo mugisha uzawubona wakoze. Kumvira gusa nibihagije. Biragusaba kuri bunasohoke ukagira ibintu ukora. Uzawugirira mu murima. Mu murima muri mashini yawe bijyanye n'ibyo wize. Ntabwo ubwiwe abahinzi gusa. Ikintu cyose cyaba umurima. Gutwara imodoka niba uri umushoferi byaba umurima. Kwicara muri office uri mu kazi byaba umurima. Ikintu icyo ari cyo cyose ukuraho ifunguro rya buri munsi ni umurima wawe. Yego. Haleluya. Kuko Imana yagiye ishyira amarembo y'imigisha. Aya marembo rero ugomba kuyafungura. Uyafunguza ikifunguzo zayafungura nuko yinjiramo ugakora ku bya aplika. Apana theory pratique. Umva byanditswe nshuti yanjye. Hazagira umugisha imbuto zo mu nda yawe. Urubyaro. Iki? Imbuto zo mu nda yawe. Uwo ntabwo ari umugisha wabakidendeza. Bakuye kuri Pastor
Canisius umusaza Imana yakoresheje cyane. Imbuto zo mu nda, imbuto zo mu nda ntabwo byumva Cyane. ni ababyara ni abana. Burya umwana ni urubuto Imana ibishyize mu nda. Uwo nta museribateri urawubona. Nibyo ndimo mvuga. Na kameramani uwo ntawe afite. Urawufite? Tugende. N'imigisha yo ku butaka bwawe n'imbuto z'amatungo yawe, yego, kororoka kw'inka zawe n'uko udafite uwo mugisha ntabwo uwo nguwo w'inka ntabwo wakira. Imana uko ugenda wagura imbago zawe niko Imana igenda iha umugisha izo mbago, igenda ishyiramo cyane. Hazagira umugisha igitenga cyawe n'ikibo uvugiramo. Uzagira umugisha mu majya no mu maza. Ubwo urumva uwo mugisha ni umugisha wo kugenda utahagurutse ngo ugende. Uwo mugisha nawe uzabona, kuko nta mugisha nuza gusoma nta mugisha w'abantu baryamye uhari. Ni umugisha wo guhaguruka ukagenda ukajya aho bibera. Ugomba kujya aho bibera. Hari igihe tujya tubabwira ngo jya aho bibera ukagira ngo ni komedi. Ntabwo ari komedi, ni ibyanditswe. Ugomba kujya aho bibera, ntabwo ari umugisha wo kuryama ngo ndaryamye ngo Imana yavuganye nanjye. Wowe ugomba kujya aho bibera, urahaguruka utereka agatebe hafi y'ibyo yavuze. Uwo ni umugisha nyine aho bibera. Iyo uhagurutse ukagenda uhura n'umuntu mwiganye akaguha amakuru, cyambere ni amakuru, kuko ahantu utuye ntabwo bose bahazi. Hari n'igihe urimo ugenda mu muhanda urimo ujya aho bibera ugahura n'umuntu mu modoka mwiganye akavuga ati narakubuze, harya ko twize bimwe ubu ufite akazi ati nako, gahita akubwira ati sha dufite umwanya mu kazi ngwino ujye gukora, ariko ikibazo uraryamye. Urabyuka ujya muri filime, jya aho bibera, soma ibitangazamakuru, jya kuri interineti, shakisha, zunguza umutwe wawe. Yegerana n'abantu bafite amakuru yaho bibera. Amakuru afitwe n'abantu. Soma. Wowe abantu mwumviye Imana buretse muraje mwumve. Uwiteka azatuma ababisha bawe baguhagurukiye baneshereza imbere yawe. Bibiliya ivuze umugisha w'amajya n'amaza. Nuburira umugisha mu magendo uzayabona mu magaruka. Tera intambwe ugende. Ubu kuba wavuye mu rugo uraruta utahavuye. Tugende. Birakomeye. Bazaca mu nzira imwe bagusanganiye, baguhunge baciye mu nzira ndwi. Abo ni abantu bumvira Imana. Abantu bumviye Imana. Ababisha bawe baguhagurukiye bazaca mu nzira imwe bagusanganiye, baguhunge banyuze mu nzira zirindwi. Tugende. Uwiteka azategeka umugisha kuba mu bigega byawe. Uwiteka azategeka umugisha kuba mu bigega byawe. Aba ni abantu bumvira Imana. Shaho itegeko kabisa. Soma, uba wita umugisha w'itegeko. No mu byo ugerageza gukora byose. No mu byo ugerageza kugerageza. Niyo mpamvu kurobanura akazi. Mu mishinga uri kutangira gerageza byose ko kino kintu gishoboka. Kare. Umugisha pa witwa byose uragerageza. Kugerageza byose. Ibyo ugerageza gukora byose iyo wumvira Imana. Kandi hari abantu babaye ubuzima pastor bwo kuvuga ngo ngiye ngomba gukora kino cyonyine n'iki, akaba nta kindi kintu yagerageza kandi uwo mugisha ufite. Ibyo ugerageza gukora byose. Ese si Bibiliya? Upfa kuba wumvira Imana gusa. Ibyo ugerageza gukora byose. Ibyo ukora byose birahirwa. Icyo ugerageza gukora cyose. Uzi ko ari abantu baba baryamye ngo negereje icyo Imana izambwira gukora. Umvira Imana ugerageze gukora. Ngo negerageje icyo izambwira. Isezerano ryayo. Yobu 22:28 azagira icyo agambirira cyose kimubere icyo ashaka uko ashaka. Azagira icyo agambirira cyose kimubere uko ashaka. Zaburi ya mbere, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Nzaha umugisha ibyo ugambirira, ibyo ugerageza gukora byose. Kandi uragerageza cyangwa uraryamye? Bimeze bite? Ariko si hame hariya wumviye Imana, uhagaze muri ya mahame, niho biri gukumvira. Rero kurimo ibintu byinshi, harimo amahame menshi cyane tuzasobanura. Ndashaka izino nyigisha abantu bazazikurikira, ubuzima bwabo buzahinduka. Soma.
kandi azaguhera umugisha mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. mu gihugu icyo bita umugisha w'igihugu. uyu mugisha uzute ibyo byose iyo harimo kumvira Imana, iyo harimo umugisha witwa kumvira, iyo wumviye Imana, Imana ikavuga ngo nzaguhera umugisha mu gihugu, uwo mugisha urawumva Imana iguhaye. Iki gihugu Imana yemeye kubamo ugomba kukigiriramo umugisha, ariko birasaba aya mahame ateye atya rero. Reka tubisobanure. Uribuka Yesu bamufatira umusoro, yavuze ngo iki? Ibya Kayizari. Yaravuze ngo ibya Kayizari mu bihe Kayizari, n'iby'Imana mu bihe Imana. Ubwo udatanze ibya Kayizari uwo mugisha ntabwo uzawubona, uzawubonera mu gihugu. Kandi abantu bavuga yuko bitabareba. Guteze none se ninjye ubyanditse? Hari abagenzi bajya mu ijuru. Abagenzi bajya mu ijuru kandi Yesu aratanze umusoro. Ibya Kayizari mu bihe Kayizari, n'iby'Imana mu bihe Imana. Yesu yatanga umusoro. None se niyo utanze ntibawumufatiye se n'abigishwa be? Baramufashe. Kino kintu abapasiteri barakizi. Reka nga tureke kwirirwa tubavuga, turi mu mahame, turimo turavuga ku bakristo no ku bantu muri rusange, turavuga umugisha wo kumvira Imana. Cyane. Uracyasoma umugisha wo kumvira Imana? Ni mwinshi. None se sibyo wabashije buretse Ni mwinshi, umuntu yaryoherwa no kuwusoma akibagirwa kondisiyo. Uwibuka yohereza Petero mu nyanja ati bajya kuroba ifi, yari yo kugira utese gusangamo ifute cyangwa kugira ngo agire ate? Ajye gusora. Ntabwo ifi yabasanze aho bari, yamwohereje mu kazi ka Petero kuko yari umurobyi. Ajya kuroba. Nzawumugisha imirimo y'amaboko yawe. Nese yatayikuramo bari gukuraho umusoro. Iyaba atazi kuroba. Iyaba atazi kuroba, yari azi kuroba rero. Imana ntabwo izaguhera umugisha mu byo utazi gukora. Izawumugisha diplome yawe, izawumugisha perime yawe, ibyo uzi gukora. Ubu kameramani Imana ntizamuhera umugisha. Ubu nasoza aratwishyuza. None se so umugisha we? Ushuti abantu bakwiye kugana ijambo ry'Imana. Iri jambo ry'Imana ririmo ubuzima. Tureka kuvuga ibitekerezo byacu, reka tuvuge Bibiliya iruzuye irimo ubuzima. Uwiteka azagukomeza kumubera ubwoko bwera nk'uko yakurahiye, niwitondera amategeko y'Uwiteka Imana yawe ukagenda mu nzira ikuyoboye. Amahanga yo mu isi yose azabona yuko witiriwe izina ry'Uwiteka. Amahanga yo mu isi yose agutinye, azamenya ko witiriwe izina ry'Uwiteka. Agire gutinye. Ariko ubu ngubu ntabwo adutinye. Wapi? Impamvu atadutinya ni iyihe? Nta mugisha. Nta mugisha dufite. Nta mugisha. Kubera iki? Ntabwo twahagaze mu mahame. Ntabwo adutinye. Turayatinya. Amahanga yo mu isi, soma tubyumve. Amahanga wa 10, amahanga yo mu isi azamenya yose azabona yuko witiriwe izina ry'Uwiteka. Agira gute? Bazuzi ko azabibona. Azabibona. Nese azabibona. Ni ibintu bizabigaragara. Witiriwe bifatika. Belasima saladira. Ibi tuzabisesengura nageze muri ya masoko yitwa gukora. Umva, uzaguriza amahanga buretse uzubyumve. Laritis. Umva ibyanditswe. Kumvira Imana. Amahame nibayavuga, amahame barayakora. Nibayavuga barayakora. Abantu bagomba kumvira Imana bakajya muri iyo misozi, bakagenda bakayisaruraho. Nibagira ihame na rimwe, nibagira itegeko na rimwe bica, byose bakabihagararamo. Ukareba ukuntu baba abantu badasanzwe. Abantu bagomba kwigishwa ijambo ry'Imana, bakamenya ukuri kukagira gute? Kubabatura. Some Yohana 8:3.
la cité rosiyani. pasita uzi ikigiye kuba tugiye gusoreza hano. Urasoreza aha kandi narakubwira ingaruka. Narakubwira ingaruka. Uwiteka azaguteza ibisazi n'ubuhumyi n'ubuhungete. Uzakabakaba ku manywa y'ihangu nk'uko impumyi ikabakabira mu mwijima. Ntuzagira ukuboko kwiza mu byo ukora. Ntuzagira iki? Ukuboko kwiza mu byo ukora. Uravumye kabisa. Umva icyo kintu. Ntuzajya ugirirwa inabi nsa. Kandi Bibiliya yavuze ko icyo uzagerageza gukora cyose uzahabwa iki? Nshuti yanjye nta handi ruzingiye. Kumvira. Reka nguhe urugero. No mu buzima busanzwe umuntu wese wumvira naho aragirirwa icyizere. Arumvira. Noneho ureka Imana nanjye ubwanjye n'umukozi unyumviye muramwongeza. None kumvira, ijambo ryitwa kumvira ni umugisha. Kumvira hose agakiza gakubiye mu kumvira. Kubaho neza bikubiye mu kumvira. Mbega amagambo. Ni ibyanditswe byera. Abantu banyemerere iki kiganiro baze kucyumva. Kumvira harimo ibintu bikakaye ariko by'amahame. Kumvira ngaho soma wumve. Ntuzagira ukuboko kwiza mu byo ukora, uzajya ugirirwa inabi nsa kandi unyagwa iteka he kugira ugutabara. Uzasaba umugeni harongora 30. Uzasaba umugeni harongora undi. Ni abantu ujya ubona kuri profile zabo biri zama ubukwe bwapfuye ku munota wanyu buri munsi kandi uwo mukobwa nyuma yaharongora. Kandi none harimo batanga ingero ngo none se ko nayumviye ni wowe ubizi neza. Ngo uriya runaka ko yayumviye ni ubizi, ni wowe n'Imana yawe. Urabizi neza ko wumvira Imana cyangwa kutayumvira. Uzubaka inzu we kuyitahamo. Yego. Uzatera uzabibu we kurya imbuto zayo. Soma 3:8 dusoreza. Iki gice tuzagisoma cyose twageze ku mugisha usohoka. Uzasohora imbuto nyinshi usarure bike kuko inzige zizabirye. Uzasohora imbuto nyinshi. Iyi ni inyatsi. Usarure bike kuko inzige zizabirye. Ese ko nduzibatakaje nuza akazi kawe kabutangiye gufashwa. Umva uzagira iki? Biremewe. Uzasohora iki? Uzasohora imbuto nyinshi usarure bike. Izindi bizagenda bite? Inzige zaziriye. Izindi nzige zizazirya. Gutegeka kwa 2:28. Izindi zizagira gute? Zizazirya. Uzasohora imbuto nyinshi usarure hafi ya ntazo. Iryo jambo ryumvise. Kubera iki? Kubera kutumviye Imana. Ubuse ari bintu cyembaza. Uba hasigaye ni comment zanyu. Mubaze ibibazo. Nibibana ngombwa. Pastor uzi 3 kuntu havuga ngo umunyamahanga uri hagati muri mwe. Ubwo ni abanyamahanga baza gushakira inahi iwacu n'urugero. Umunyamahanga uri hagati muri mwe azajya yunguka kugusumba nawe uzahora usubira. Nese umunyamahanga yanyereza umusoro. Mana we. Abafite ubwoba. Mana we. Bibiliya. Murongo wa 43. Murongo wa 43. Umunyamahanga uri hagati muri mwe azajya yunguka kugusumba nawe uzahora usubira hasi. Iri naryo ni isezerano rega kuba tumvira Imana. Twikomereze. Pastor ngende umva ikiganiro twagisoreza hano. Kuko abantu bacyumve bakirangiza batazitwaza ngo cyari kirekire ngo cyari isaha imwe cyari amasaha 2. Reka tugisoreza aha iyi minota 50 bayumve bayirangiza. Okay. Haleluya. Amen. Imana ibaho umugisha. Ahubwo doze ubutumwa bushimangira ku kintu cyo kumvira. Ubutumwa bushimangira no kumvira Imana. Kumva nibihagije. Urasabwa kumvira. Niwumvira uzarya ibyiza byo mu gihugu. Si Bibiliya ibivuze? Nimwumva mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu. Bibiliya yabivuze? Yes.
kandi imiryango yo mu isi yose muri we niho izahererwa umugisha kuko wanyumviye. Gutegeka kwa kabiri Itangiriro 22:18 sicyo cyanditswe twasomye. Ubutumwa naguha ni ukumvira, usaba Imana ngo Mana mereza kumvira Imana niryo banga ry'umugisha. Kumvira Imana niryo banga ry'umugisha. Mana ndagushimiye ndaguhimbaje, wabanye natwe, izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Nyemerera uyu mwanya umuntu wese ugiye kumva kino kiganiro ubuzima bwe buhinduke, ave yarari agera ahandi hantu. Urakoze kubw'igitinyiro n'ubwiza bwawe, ni mu izina rya Yesu, amen. Muhabwe umugisha. Amen.